Yesu ashimwe, Imana ishimwe cyane. Nongeye kubasuhuza. Amazina ni Claudine, umukozi w'Imana, umuhanuzi. Ndabasuhuza mu izina rya Yesu. Ndanezerewe kongera kuganira namwe aya masaha. Ikiganiro cyacu Imana izibane natwe. Reka dusenge Imana dutangire. Imana nziza, Imana ikomeye, Imana twizeye, Imana ifite ubutwari n'ubushobozi iri hejuru y'ibigirwamana. Turagushimye ku bw'aka kanya mwami Imana uteguye twongeye kuganira ku ijambo ryawe Uwiteka. Rero Uwiteka bana natwe kandi umanura imbaraga zawe, duhagaritse imbaraga z'amahembe, imbaraga z'ibitega Uwiteka Imana, kandi turatesha agaciro kirogoya aka kanya, yaturogoya ntitubashe kumva ijambo ryawe. Reka buri wese umukure mu byo arimo abashe kukumva no kukumvira, kandi izina ryawe ryamamare ni mu izina ryawe Yesu, amena. Ijambo ry'Imana mbwiye ngo tuganire namwe muri aka kanya ni ijambo ryiza Imana yampaye riri muri Yakobo igice cya 32, ariko turahera ku murongo wacyo wa 23. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Yakobo akirana na marayika w'Imana, ngo abyuka muri iryo joro ajyana n'abagore be bombi n'inshoreke ze zombi n'abana be uko ari 11, bambuka icyambu cya Yaboki. Haleluya! Nawe aka kanya gira ibyo wambutsa, iyi saha ugira ibyo wambutsa. Haleluya! Numara kubyambutsa ugaruke hahandi nk'uko na Yakobo nawe yabikoze. Ushobora kwicara imbere y'igitanda cyawe, ushobora kujya ku kidendezi aho ushaka kujya aho ngaho, aho nawe aho ubariza amakuru Imana irahagusanga. None aka kanya Yakobo yari amaze kwambuka nk'uko nawe wambukije, nk'uko nanjye nambukije ibyanjye. Nari mfite ibyifuzo, nawe wari ufite ibyifuzo byacu biratandukanye. Wari ufite icyifuzo cy'uburwayi, wari ufite icyifuzo cyo kuribwa mu nda, wari ufite icyifuzo cy'ubushomeri, byari byagucanze, ariko aka kanya donesanse. Imana ishimwe, Imana irakwemereye ko wambutse ibyawe. Ijambo ryiza Imana itubwiye ukuntu Yakobo, ngo nuko Yakobo ngo arabyuka ngo abajyana uko ari 11 abana be n'inshoreke, ngo arangije arabajyana arabambutsa uwo mugezi, yambutse ibyo yari afite byose. Haleluya! Nawe nagira ngo uyu munsi yisaha ugira ibyo wambutsa byari byagucanze. Imana irambwiye ngije kuguturo ibyari bikuhetamishije umugongo, nani tuyiwo mutwaro wawe. Ngo Yakobo asigarayo wenyine. Yakobo amaze kuko arebye wari ufite uwo mutwaro uremereye, arongera asubira hahandi arahasigara wenyine, arasenga aratitiriza. Iyi saha nawe titiriza. Amen. Yogo hamagara, haruwa kumva hamagara, Yesu agutegeye amatwi hamagara. Mu bibazo hamagara, haruwa kumva hamagara, Yesu agutegeye amatwi hamagara. Haleluya! Hamagara. Na Yakobo yarahamagaye biremera. Iyi saha nawe hamagara. Imana yakumva. Umwana w'umuntu ntiwamuhamagara mu kigeragezo ufite. Umwana w'umuntu ntiwamuhamagara. Niyo yaba muganga ntiwamuhamagara ngo byemere, ariko iyi saha irakwemereye. Uwiteka arakwemereye ngo uhamagare. Ngo haza umugabo ngo aramukiranya, ngo bageza ku museke, ngo abonye umuseke utambitse, rebodotayi, ngo akora ku mutsi w'inyonga. Haleluya! Ngo akora ku mutsi w'inyonga ya Yakobo. Haleluya! Ngo umutsi wo ku nyonga ya Yakobo. Haleluya! Ngo urareguka. Haleluya! Nawe uyu munsi hari ibitumye umutsi ureguka. Na minerivare y'abana yatuma umutsi ureguka. Kuba mu icumbi byatuma umutsi ureguka. Haleluya! Uburwayi bwatuma umutsi ureguka, ubukene bwatuma umutsi ureguka, ariko iyi saha ngo nuko marayika ngakora ku mutsi wa Yakobo, umutsi urareguka. Haleluya! Umutsi wita kurareguka. Ngo uwo mugabo ngo aramubwira ati ndekura. Haleluya! Ngo kuko umuseke utambitse. Uwo mugabo ni marayika. Ni marayika murimo kuvugana nonaha. Uramenye utamurekura, uramenye utarangara. Haleluya! Ngo nuko aramubaza ati aramubaza ati ninkurekura
ntago nakurekura ntagabanya umugisha. Ngo nuko aramubwira ati haleluya. Ngo aramubwira ati, ngo aramusubiza ati haleluya, ngo sinkurekura utamesheje umugisha. Uramenye nawe utahavuta utagabanya umugisha. Uramenye iri jambo ritagenda utagabanya umugisha. Haleluya. Tega amatwi mukozi w'Imana, tega amatwi uryamye mu bitaro, tega amatwi wa mubyeyi wabuze ibise, tega amatwi we, tega amatwi. Haleluya. Fata ku ncundura Yesu, fata ku ncundura Yesu, umutsi uraregutse. Haleluya. Ngo nuko aramusubiza ati ninde? Haleluya. Ati witwa nde? Aramubwira ati nitwa Yakobo. Arangije aramubwira ati rero Yakobo reka nkubwire. Haleluya. Amen. Haleluya. Aramubwira ati ntukitwa Yakobo, izi saha Imana iguhindura izina. Yesu ashimwe. Nawe uyu munsi uhinduriwe izina, kandi wumve ko Imana igutabaye, kandi wumve ko Imana hari icyo ikoze mu bugingo bwawe. Dore Imana iraguteguye, dore iminsi waruma Yesu Imana inaguteguye. Haleluya. Wari umaze igihe kinini wumva ibise biza, ukumva ibise biraza, ukavuga utari ko kuki utanabara wa Mana we, kuki abantu barimo gutabarwa hano kwa muganga muri matinete ngiye ntarimo gutabarwa. Ariko uyu munsi isaha Imana irambwiye ngira kuzingoya. Abantu barakuzinze, bavuga ko utazabyara, bavuga ko uzabyara umwana upfuye. Haleluya. Yesu ashimwe. Iyi saha Imana iguhaye kubyara. Cyo gihe wari umaze mu icumbi kirahagije, igihe wari umaze mu icumbi kirahagije. Buri munsi nyiri byondo akaza ati agakomanga, akongera agakomanga. Ayiwe, ukavuga utari ko noneho ndisha hehe wa Mana we, utari ko uyu munsi wa Mana wampishe. Amina. Haleluya. Ariko nuko uhumura, Imana iraguhishuye, Imana iraguhishuye, Imana iraguhishuye, Imana irakubakiye. Dore Imana irakubakiye, Imana igukureho igisuzuguriro. Haleluya. Ngo Yakobo aramubwira ati ndakwinginze mbwira izina ryawe. Ngo nuko aramubaza ati niki gitumye umbaza izina ryanjye? Ngamuhera y'umugisha. Haleluya. Wakira umugisha w'Imana. Nukuri wakira umugisha w'Imana ya masaha. Imana ikugiriye neza kandi Imana iragutabaye. Amina. Haleluya. Imana iraguhumurije. Wari umaze igihe kinini ariko Imana iragutabaye. Imana igukuye mu icumbi igihe wari umaze ku musozi, Imana irakirambiwe. Dore bari baguhanze amaso bavuga ngo bizagenda gute, ariko uyu munsi irambwiye ngo amatangazo nibo baje kuyimanurira. Haleluya. Abayamanitse amatangazo barayamanuye kubera Imana wasenze. Haleluya. Yongo uzikurinda Mana we, uzikurinda Mana we, uzikurinda bikomeye, uzikurinda Mana, Imana yacu izikurinda. Haleluya. Kandi ngo nabiriya Mana irabikoze, nabiriya byagucanze Imana irabicanguye. Reka dusome ijambo ryiza mu magambo makeya riri muri Yohana igice cya 10:10. Ngo ninjye mwungeri mwiza, umwungeri mwiza apfira intama ze. Ariko uragirira ibihembo atari umwungeri mwiza kandi n'intama atarize, iyo abonye isega rije arazisiga. Amena. Amena. Zigatatana, agahunga isega. Amena. Zikazifata zigatatanya, kuko ari uw'ibihembo arahunga ntiyite ku ntama. Haleluya. Amina. Iki gihe rero reka nkubwire mwungeri mwiza, mwungeri mo kuragira intama zawe, komera ku ntama zawe, kuko hanze hari ibirura kandi byiteguye kuzifata. Amena. Haleluya. Nkuko data amenya nanjye nkamumenya, kandi mfira intama zanjye, mfira n'izindi ntama zitari izo muri uru rugo, nazo nkwiye kuzizana. Zumva ijwi ryanjye kandi ziba umukumbi wanjye, zigire umwungeri umwe. Igituma data ankunda nuko ntanga ubugingo bwanjye ngo mbusubirane. Nta ubunyaka, ahubwo mbutanga ku bushake bwanjye. Nshobora kubutanga kandi nshobora no kusubirana, kuko iryo ari ryo tegeko nategetswe na data. Haleluya. Yesu ashimwe.
ijambo ry'Uwiteka ritubwiye amagambo meza cyane ko umwungeri arinda intama ze, kandi umwungeri intama ze ziramumenya igihe cyose, iyo avuze ziramwumva. Ariko tuvuge ko umwungeri ukorera ibihembo ati intama ze amasiga akazitatanya. Ariko twebwe twamenye umwami Yesu, kandi Uwiteka Imana, amena haleluya, yaratubwiye ngo mube mu byanjye nanjye zanzabe mu byanyu, nimugume mu by'Imana nayo igume mu byanyu, namwe yiteguye kubatabara. Rero Imana ibaha umugisha. Amagambo twari tuvuganyeho nayo ngayo. Uwiteka bagirire neza, ariko mugume ku birenge bya data kuko niho azabatabarira. Ariko arasivuga ngo ku birenge byawe niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Haleluya! Ku birenge bya data iyo tuhageze dufite amarira, dufite ibibazo, Uwiteka aradutabara tugataha tunezerewe. Nimwakira ijambo ry'Imana, ni Imana mwavuganaga nayo. Shaloni shaloni, turacyaganira, kandi Imana ibagirire neza. Murakoze cyane. Imana iha umugisha umukozi w'Imana kubw'amagambo meza, amagambo meza y'Imana, amagambo meza duhumuriza, amagambo meza dukomeza, amagambo meza tuvana mu bwiza akadushyira mu bundi. Bibiliya iravuze ngo Uwiteka niwe mwungeri mwiza. Iri jambo njya ngibuka riri muri Zaburi 23. Uwiteka niwe mwungeri wanjye ntabwo nzakena. N'amagambo Dawidi yanditse aravuga ngo ntabwo nzakena, ngo anjyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, ngo anjyana iruhande rw'amazi adasuma, intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Arangije avuga kandi amagambo akomeye aravuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ntabwo nzatinya ikibi cyose kuko ari kumwe nanjye. Ngo kuko inshimbo ye n'inkoni ye ari byo bimpumuriza, kandi ngo kuko ari we ujya untunganiriza, haleluya, ameza mu maso y'abanzi, akanansiga amavuta mu mutwe igikombe. Ararahira avuga ngo ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose. Reka mbabwire muhanuzi w'Imana, Ikimana yanditse yaracyanditse. Amen. Ikimana yavuze yagize gute yarakivuze. Nta ntwaro bacuriye kuturwanisha zizagira icyo zidutwara. Amen. Rero aya magambo y'umwungeri urayavuze, numva twasengera ubwoko bw'Imana. Yego. Amen. Muri Yakobo 5 haravuga ngo niba ubabaye senga, niba wishimye ririmba, ariko niba urwaye hamagara abakuru b'itorero bakurambikeho ibiganza. Kandi ngo bagusize iki? Amavuta. Reka nkubwire dufite amavuta. Dufite amavuta atari utuvuta, dufite amavuta kuko Imana yarayaduhaye. Ndumva rero aka kanya gato nk'iminota 2 twayikoresha tugasenga. Hari abari mu bitaro, hari abari wa Faisal, hari abari mu bisasiro hano mu ngo zabo, hari abantu barwaye indwara z'umutima, indwara z'ibyaha, z'ubusinzi, z'ubusambanyi, bafite za karande zabananiye, kandi bakeneye ijambo ry'Imana. Kandi ijambo ry'Imana ni umuti, ijambo ry'Imana ni urukingo. Rero kandi iyi televiziyo cyangwa iyi channel ni channel navuga ngo international, iri ku isi yose. Uri bugumvira ijambo akizera, ndizera kari bwakira igitangaza. Ndumva ari bukira indwara iyo ari yo yose. Bibiliya iravuga muri Yohana 5 ngo umuntu wari wese ngo n'uburwayi yabaga afite, ngo iyo marayika ngo yasaga ngo amazi akihinduriza. Haleluya. Ngo rimwe na rimwe ngo iyo yasaga, ariko ngo nyuma ngo Yesu ngo araza, ngo asanga umuntu wari umaranye ngo uburwayi, ngo amaranye igihe, yaravuze ngo n'uwamunaga mu kidendeze. Ndumva ikidendeze kihindurije. Ndumva Yesu ari kuri no channel. Ndumva Imana igiye kwikoreraho. Ndumva ibibembe abarwayi bari bafite bari bubiveho. Ndumva kanseri bari barwaye ziri bubaveho. Ndumva igisuzuguriro bari bakiveho. Ndumva bagiye gusohorwa mu bukode nk'uko wabivugaga. Ndumva bagiye gusohoka mu madeni nk'uko wabivugaga. Ndumva bagiye kuva mu buzima bwo marira nk'uko wabivugaga. Ndashaka dusenga Imana, ndashaka twizera Imana. Imana igira ibyo ukora kandi ibyo ugikora. Mukozi w'Imana guhaye kandi usengera ubwoko bw'Imana. Ndagushimye Uwiteka. Uri data wa twese mwiza. Uri Imana urashoboye. Uri Imana ikomeye. Ndagushimye kureba ko uri Imana ishobora byose Jehova. Lazenebo tupenesire turagushimye. Kiza bohora mw'izina rya Yesu, bavane ku bisasiro. Mw'izina rya Yesu baremere mwami, mw'izina rya Yesu bishurira amadeni, ubakorera iby'ubutwari, barema amashimwe, bagirira neza, rema kwishima ku badamu bari mu ngo, mw'izina rya Yesu, ku bagabo b'abapfakazi, mw'izina rya Yesu, tabara imfubyi,
izina ryawe Yesu. Reberera abana bari ku bigo by'amashuri, reberera ababuze minerivare mu izina rya Yesu. Dore abari bagiye kwiyahura, dore urabagaruye Uwiteka mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mu izina rya Yesu turanatarije, dukubise hasi, turamenagura, turacagagura mu izina rya Yesu. Tazone bonesire, reka babone ihumure Mana, reka babone umutekano, reka babone ituze, kuko kwawe ni kube kuri bo, neza yawe nibe kuri bo, cyubahiro cyawe ni kibe kuri bo. Urakoze kukuri Mana, turagushimye Yesu, urakoze Mwami Mana. Levo sayinigirere, hesha umugisha ubwoko bwawe, ubavane mu maboko y'umwanzi. Urakoze kukuri Mana, iminwa y'abavumyi icecekeshe, utesha agaciro imbaraga zose z'umwijima mu izina rya Yesu. Urakoze kweshu, uri Uwiteka Imana yacu, uruwe ni buganze izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha, amahoro y'Imana bane namwe. Mwari kuri Channel Pass TV, nomero yacu mwatubarizaho ni 0788201464. Ukeneye inyunganizi, ukeneye kutugira inama, ukeneye kandi no gusengerwa by'umwihariko, hamagara kuri iyo nomero. Imana ibaha umugisha. Kandi nkuko twabibabwiye, turimo turakusanya amafaranga yo kugira ngo tugure kamera nziza. Kamera nziza tuzajya dukoreraho amashusho, mukabona amashusho agaragara neza, ubutumwa bwiza bukamamara. Reka nkubwire, hari abatega bakajya hanze bagiye mu bidafite umumaro, amafaranga miliyoni bakazitanga. No muri iki gihugu hari abajya hano bakagira ibindi bintu bakora bidafite. Ariko reka nkubwire, imirimo ya nyuma n'izahesha mbere agaciro. Nibyo hari aho wakoze, hari n'ahandi wakoze, ariko dushyigikire. Inkunga yawe irakenewe. Zana ayo mafaranga, yubaka ubwami bw'Imana, twamamaza ubwami bw'Imana. Imana iraguha umugisha. Rero Imana ibaha umugisha. Mwari kumwe n'umukozi w'Imana Nyirarukundo Claudine, umuhanuzi w'Imana, kandi mwari kumwe na Pastor Alphonse Byukusenge. Imana ibagire neza. Shalom, shalom, shalom.